Biti. Kiri gute musa? Shaka neza wande cyimana. Bambibona tu ariko umaze iminsi wari burishije. No kamagura kwerekeje hano utajya guzuragenzwa n'ikira. Aho kungaruka ndanivuze cyakinze. Nuziko dufite sekretari kunda gutumura bure. Yandaritse bure kandi arizwa ku muzigo nk'uwo najya ameza ji. Turumva nahise ndinyinyira. Ase shaho komeroka sekirite yacu yitumura ibikamba. Ubwo none byo no mbembereyemo. Ubwo tuvuye ko Moise wanyibagiye man nge nago ntango ugikwamba rwose ujye ureba. Nubwo weje umbwira ngo wereke umuzigo mba ndiho. Cyemba ndi kuri premier nimero ya mbere. Sinabona. Mbwira mushonesha ngo wanumiwe nta kintu rwose biragaragara. Sinawe kujya kuba. Ariko man mbere yo kumpara mbere uribuka kumpa mu bure zanjye. Do izo. Bure za rubanza kiza. Ndabona kubikubwirisha umunwa byanjye. Ahubwo man nkaya abiri kandi yuko turimo mupake abiri ejo ndashaka. Jesus is Lord. Nasema ngaja yose man. Na nakamwe man. Chaurama mije kabisa rwose mbere y'icyampanuka zimwe bavuga rwose cyangwa kimanukira. Usumari iki kwira biri rwose man. Ni Mateo Rusha ni yari mbona neza neza uko umuntu Jesus is Lord. Mateo wiru Mwiriwe neza musa. Ngende mu gitondo naba iki cyabaye. cyane Mateo ndakiye kubona pesha ndarwaye rwose umutwe umere nabi bazamuye Urwede ndanabona pe. Twaje ubura na buri munsi ntago arizo ndi kubona. Ahubwo rero ndakimunda gufasha. Yego urushya ugende witwanga kandi wirinde na COVID-19 wabise ko bigariza. rero kwa rwose ni Mateo ndanabyo ariko rwose rwose kandi uranamuza ndumva umutero rwose byabaye kandi Mateo wiru Ibyo kuba niriwe neza n'amakuru yanjye kandi ari meza ibyo simbi. Ahubwo urifuza iki uragenzwa n'iki urashaka iki? ani Mateo rwose ndarwaye pe niyo wamurusha nkajya kwa muganga reka nacyo cyane Ariko se shahu ko mbona umeze nk'utarwaye. Ikimamba sana wapinduru. Iki kuko wambwije ukuri. nyumvira ndagaswa mushuka ngo nani batotangiye kukinyagurira ubu tuvuye ko webagijwe arandavu yanjye wasubitse ngo nibyo amahugurwa y'ibiyobyabwenge ahubwo suragize icyambabaje no kwasubitse ahubwo ikintu kibabaje giteye n'agahinda ukwiye no gusengerwa ni ukuntu wansibije kujya kwivuza mu bamugura nkabonamo pifura na busharisha ku biyobyabwenge kwere nawe wize ni Mate ubundi uruzura cyangwa uri ikiguri yani igihe mbona nkabona umuco urabyatarесeri Ibyarane reka tubeka komera ukugwaruka vuga n'ibyasi byo mu ishyamba ubu nibwo yibutse ko abaganga bapfura ahubwo yamugiriye inama waje hari hepfo mu ishyamba ugasoroma tutarakora umuganda cyangwa ubuzima bwawe ako sundisha magambo make mvuze menshi nacumura muganga warigenga cyangwa leta rwose ni Mate nabanye ari yigenga aranzo njya anzi neza ni niwe munsi ni ngenge inari buvura Njye nyine yagire ku kazi. Njye yari muvure gusa. Bisobanura yigenga kandi yasaga ishyamba n'ibyo by'amahanga. Gusungu none hano Mateo ko mbona mvumbuyera. Nkunda nimero z'umuganga ntazi na nabona. Naya nimero z'umuganga ndetse ko nyingi.
ariko Kamuyiza Abrine ugurisha bure ni nazo nashakaga nawe ni umuntu mukuru araza yazisha arigira nk'umuganga tundabizi neza Abrine ni umuhanga. Allo? Niwe muganga wa Musa wa prive umuvura? Muganga uvura ibintu byose bijyanye n'amataki. Witaye ku byo uvura? Bankano ku ishuri vava uzumukore operation y'umwuka n'umubiri vava n'imiti yose usanzwe umuvurisha. Ndaje. Kripa. Yo, animatikiri gute? Wagifiwe. Ugize ngo iki? Agusigaye rwanjye ntatinze mu magambo. Igipeti nicyo ambwiye kuvura. Ugize ngo Mbana iri jangwe risubura rirabibasha. Peti gukomeza cyangwa rishaka imyoto. Never again. Mwebwe ndabona ngiye kubahana. Byanze bakoresha ingano. Muri ibyo rero bikampamagara abashinzwe bazabamfasha. Allo? Ni kuri iri gutuvugana? Mwibutse gukora kuri Special Forces, military n'abasniper bane bo kugota impande zose. Ndetse mutibagiwe n'igikamyo cy'abanyerondo b'umwuga. Mubanguka no kwara agatsiko k'abanyeshuri bakoresha ibiyobyabwenge. Mumbohereza ifoto yawe. Jesus is Lord.